nanga gutahira nyine naragambiriye n'inkotanyi cyane nari tetanye ruhamanye rw'abanyamutuku ushitse ku 10 kamasi garufanja guhebya abasarasi bamubaje ihungura amatwi umutegeka wabatimbira neza ni habi ati twatubukiwe n'ingabo z'umukwezi ari nk'umusore yahoranye umwaga ashaka kugenda imbere y'ingabo yaje kwisiba y'ingangura rugo niwe twitse ingero zimuhima inkingo narunye naryahi irya mihananya mu nuko yahavu Do Films TV tubasuhuzaho muri hirya no hino mu mirimo igiye itandukanye ko bagira ubuntu imirimo wenda bakaba barayikomeje kandi n'abatarakajyamo kubw'impamvu zo kwirinda coronavirus cyangwa se kino cyorezo cyugarije isi namwe mwihangane ariko natwe tugira gutya nka Do Films TV tukabagererayo maze kugira ngo tubasangize ibibari biri kubera hirya no hino ariko tunarushaho kugenda twirinda iki cyorezo cyane ko haje n'ubwandu bushyashya kugira ngo nyine ariko tubashe kumenya amateka neza nyirizina ni kubwiyo mpamvu rero ubu turi mu murenge wa Bumbogo akarere ko naka Gasabo nyine turi mu karere ka Gasabo umurenge ni wa Bumbogo na akagari na Kanyabikenke gahana imbibi n'akagari ka Mvuzo twombi two mu no murenge wa Bumbogo ari naho hari amateka atumye tuza gusura uno musaza kugira ngo adutangarize byinshi cyane ko asheshe akangohe aganira n'urubyiruko dukurikira ruri hirya no hino aganiza abantu batandukanye kugira ngo abahe ibitekerezo byiza cyane kabara abakuru dufata nk'inzu y'ibitabo cyane ko tugomba kubasigasira tukabaza ayo mateka bakibasha kuyadusubiza babyeyi bacu. Ubundi jewe ntuye nitwa Turipunyiko Jean Leonard nkaba ntuye mu kagari ka Nyabikenke umudugudu wa Mbogo umurenge wa Bumbogo ku mateka rero y'Ibumbogo ubundi jewe Turipunyiko Jean Leonard navukiye Bumbogo muri ako kagari ka Mvuzo ubu ngubu ariko Ibumbogo mu Mvuzo nyirizina aho ngaho nyine ku bigabiro by'abami ku bigabiro bya Kigeli wa kane Rwabugiri nta mwami rero wimaga adafite uwo bimakanye hamwe umufasha we cyangwa se umugore we mu yandi magambo ni Kanjogera umugabekazi ubwo rero bakaba barahatuye 1000 ku mateka uko tubona bigaragara ku mateka bivuga ko umwami Kigeli wa kane yarongoreye hano umwamikazi Kanjogera mu 1862 ubundi umwami yagiraga abagore benshi kandi ubundi ahubwo uretse n'abagore bose n'abanyarwanda bose barabo umwami bitwaga ko ari abantu b'umwami inka mu gihugu zikwaga kandi inka z'umwami ndetse naho yageraga ashoboye kugabira umuntu yaramugabiraga kuko bavuga ko ibintu byose ari ibye ubwo rero Ibumbogo aho ngaho ku bigabiro bya Kigeli wa kane Rwabugiri nyine n'umufasha we Kanjogera naho ngaho nyine yarahatuye ariko ntabwo ariho yatuye honyine yagiraga abagore benshi mu Rwanda hose aho aruhukiye hose yabaga afite umugore kubera nyine gusura igihugu cye no kuvuga ngo rero mze uratuganije nyine utubwira ko ariho umugabekazi Kanjogera ariho yarongorewe nyuma yaho se uwo mugabekazi Kanjogera yatujwe n'ubundi mu ibyo bigabiro nyine bya Bumbogo aho umwami yaturaga hose cyangwa aruhukiraga hose yashyiraga ikimenyetso ibyo bigabiro nyine ni urugo rwe n'iby'urugo rwe bw'icyo gihe ariko si ukuvuga ko ariho honyine yaratuye u Rwanda rwose yararuzengurutse kandi yarafite abagore benshi ariko amateka ndimo kuvuga nayo ngayo y'Ibumbogo muri Mvuzo icyo gihe wenda mwe byabaye muriho cyangwa mwebwe nyine mwaje kuvuka nyuma ariko muganira n'abakuru bari twaganiriye twavutse nyuma yabwo kuko je navutse muri 1946 ariko na amateka umusaza wanjye yajyaga dusangiza nk'abana be kuko we yari mukuru cyane ndetse n'iby'icyo gihe yarabizi kutusha yari umutahira w'inyambo z'ibwami ubwo rero urumva yuko yarabizi kabituganiriza natwe n'ubwo buryo twabimenyemo Ibumbogo rero aho ngaho yarahatuye ndetse
ibumbogo jewe navutse ku ngoma Rudahigwa. Umenye ubwenge rero Bumbogo ku ngoma Rudahigwa yabanje gutegekwa na Kabuci. Kabuci ya Gakwene. N'ubundi niyo babajije bati iwanyu niyo bakubajije uri nk'umugenzi bati iwanyu ni hehe, kuko Bumbogo ni nyinshi, hariho na Bumbogo y'Urukiga, ariko iyo mvuga ni Bumbogo yo kwa Kabuci. Ni nako bayitaga bavuga bati Bumbogo bwo kwa Kabuci. Ubwasi bwo kwa Kabuci Bumbogo. Biza kwitwa Bumbogo bwa Nkuzuzu mu buhe buryo? Bumbogo na Nkuzuzu nyine byari bibangikanye, ariko umurenge izina rikuru n'ubu ririho bakaryita Bumbogo, ariko yaba yaravutse kuri Nkuzuzu kubera yuko bava ko ari Bumbogo bwa Nkuzuzu, nanjye nasanze ariko babivuga. Na n'ubu ngubu kandi niko bimeze, ariko kuva icyo gihe yabaye nkuru, ndetse abazungu b'Ababiligi bahubatse n'inkambi yabo y'icyo gihe n'irya bahinduriyemo akagari. Iyo nkambi yahubatswe kera cyane kubwo Ababiligi, babyitaga Majite. Bahubakaga mu ruhe rwego? Bahubakaga mu rwego kera abazungu, hari abazungu ba administrateri, hari abazungu b'abagoronome, abanyarwanda bari bataragira abagoronome, abanyarwanda bari bataragira ubutegetsi nk'ubw'ubu ngubu. Noneho abagoronome bari abazungu, kereka abashefu nibo bahozeho kera, nabo kandi bashyirwagaho n'abazungu icyo gihe ku ngoma Rudahigwa. Noneho rero icyo gihe Bumbogo nubwo yabayeho, igabirwa yabayeho icyo gihe ku ngoma Rudahigwa itegekwa na Kabuci rya Gakwene w'icyo gihe. Ubwo yagumye guhererekanya, yasimbuwe n'umuhungu we witwaga Rugengamanzi. Rugengamanzi yongera gusimburwa n'umuhungu we nanone wundi muri wa Rugengamanzi witwaga Rwamukore rwa Kabuci. Biva aho ngaho rero, hanyuma bigera muri 59 revolution ibaho. Kuva ibyo gihe nyine nuko nabibonye, revolution nayo iraza, noneho hanyuma ubutegetsi bw'Ababiligi n'abami buvaho, hajyaho repubulika. Ubona ari nk'irihe tandukanirizo wagiye ubona kuri buri rwego, ari urwa cyami, ari urwa guverinoma, ubibonera gute nk'itandukanirizo, ari naho waheraho ugira n'urubyiruko inama? Ingoma ya cyami yabayeho ndi muto, ariko suko ntayirunguruseho, kuko na Rudahigwa yapfuye yashaje naramubonye. Noneho hanyuma rwose ukuntu yayoboraga n'Ababiligi, ariko uretse yuko atabumvaga cyane, ntabwo bamutwazaga igitugu cyane, kuko nawe hari ukuntu yabanengaga. Ingoma ya Rudahigwa yari nziza, yangaga uburetwa, yangaga ubukolonizi, yarabyangaga cyane, ahubwo ibyo ngibyo byazanwaga n'Ababiligi. Ndetse hari n'agashya yakoze, kuko yaciye ibikingi byari biriho icyo gihe, ndetse bamwe birabababaza, aca ubuhake ni ku ngoma Rudahigwa, urumva, ndetse bamwe byaranabababaje, ariko hanyuma nyuma y'ibyo icyatubabaje nuko atabayeho. Yaje gutanga, ariko biturutse ku nyungu z'Ababiligi, kuko atakuranaga nabo cyane. Bo bavugaga yuko wenda avuyeho bazimeka wenda ukurana nabo. Ubwo ingoma Rudahigwa nuko byagenze, hanyuma baza kwimika Kigeli, ariko Kigeli nanjye naramwiboneye ubwanjye ku mukuru wa Nkuzuzu hariya yahaje, bari bakimwerekana, bamwereka igihugu cye, bamutambagiza, tubyina, turirimba, tumwishimira. Yari umusore mwiza cyane, ariko ntabwo yigeze agira mu ngoma ngo ategeke. Ntabyo nabonye, ahubwo baramwanzuranije ahita ahunga. Byaranatubabaje, kuko yahunze ari umusore, ejo bundi twumva ko bagaruye umugogo we. Byarababaje cyane, ntabwo yigeze agira mu ngoma. Ubwo ngubwo hahetse hazaho repubulika yo kubwa Kayibanda. Kuri ubu ngubu se, kuri wowe wumva ari nk'iki ushima cy'impinduka nyine cyabaye mu miyoborere, ushima winezererwa, gituma wumva kubayeho neza, wirekuye nk'uko twagusuye hano, uratunze, uroroye,
uroroye ubasha kunywa ku mata ufite n'utundi tukorwa dutandukanye turi hirya hino mbese ku myaka yawe urabona ko uri mu masaziro meza ni nk'icyo ubikesha ingoma ya Rudahigwa kubwe yabaye nziza cyane ariko ikibazo cyari gihari cyari amayobera nuko yayoboranaga n'ababirigi kandi ababirigi batatwifuriza cyane ibyiza. Ndavuga kuri ubu ndavuga icyo wavuga kuri ubu ngubu kuri Repubulika Cyamiho ingoma za cyami twazi tuzivuyeho ndavuga kuri ubu ngubu kuri ubu ngubu muri demokarasi mbese muri Repubulika habayeho ubu muri iki gihe turimo cya Kagame Paul ndumva ari Repubulika ya gatatu. Repubulika za mbere zatambutse ntago zabaye nziza kuko zagiye zibamo intambara. Tuvugiye nko muri 59 56 habaye intambara rwose cyane ni nabwo buhunzi bwa mbere bwabanje bwo muri iki gihugu. Intambara iraba itanga ubuhunzi abantu barahunga abantu barabwerabwera ndetse niyo bwavangwa ni demokarasi bakavuga ngo ni Repubulika twabonaga bivanze n'intambara tukumva tukarugwa iyo demokarasi yari. Hanyuma muri 73 ndumva Kayibanda hari yarategetse imyaka 12 muri 73 Habyarimana aramusimbura akoze kudeta. Ubundi ubuyobozi bwa kudeta nkanye nk'umuntu mukuru nabwo sinakumva ko ari bwiza kuko no gukuraho umwe ari ukunda apfuye nabyo byabaye ikibazo. Arayobora abanza yabanje kwizeza abanyarwanda yabivugiye kuri radio Rwanda ntago ibyo mbihisha avuga yuko ngo adashaka amaraso abe n'igitonyanga. Iryo jambo ryaravuzwe nacyo cyababaje abantu benshi nanjye cyarambabaje kuko yavuze ko adashaka kumena amaraso abe n'igitonyanga nyuma amaraso akaza kumeneka kandi ntaho yagiye ahari. Arayobora ariko ibyo bintu baza kubimunenga kubera yuko yari n'ishyaka rimwe rukumbi. Habayeho n'abamurwanya b'ingeri zose bamurwanya kubwo ishyaka rimwe ryica rigakiza. Haza kujyaho rero amashyaka menshi ariko byari nk'igitugu cy'abanyarwanda we biragaragara ko atabishakaga kuko we yashaka guhora ari we wenyine. Wenda tugaruke cyane hano wenda hano kwa Nkuzuzu navuga ati wenda nko ku miyoborere y'u Rwanda kuri icyo gihe cyo mwami Kigeli wa kane ubwo yaraganje hano nyine ibumbogo bwa Nkuzuzu ari nabwo nyuma yo nyine kwarongorera Kanjogera nukuvuga ngo ababyeyi banyu babasangiza kuri ayo mateka bababwiraga ko hano nyirizina habaga ari nko ku cyicaro cy'ibwami hano kwa bino bivumu tubona ari naho hari kiriya cyapa kivuga kuri bumbogo bwa Nkuzuzu n'amateka y'uko Kigeli wa kane yarongoreye hari Kanjogera. Urakoze cyane. Nakubwiye ko umwami yagiraga ingo nyinshi hariya kubwo gusura igihugu cye aho yagendaga asura igihugu cye yaragendaga akahacumbika ni nk'icumbi bundi ariko n'urugo rw'umwami kubera yuko yahabaye ayobora igihugu aba yagenze mbese nk'uko Kagame nawe ajya agenda ukumva ngo yagiye mu murenge runaka ukumva ngo yagiye mu karere runaka ukumva ngo yagiye mu ntara runaka gusura abantu nguko uko Rudahigwa nawe umwami nawe yazaga hano ibumbogo bwa Nkuzuzu ari muri ubwo buryo ariko wahakahagira urugo yari ahafite urugo kuko aho umwami yararaga hose yashyiraga ikimenyetso cy'urugo rwe yahagiraga n'umugore ntabwo yararaga wenyine nta mwami wararaga yipfumbaze cyaraziraga. Ubwo umugore umwami Kigeli wa kane yari afite inaha ibumbogo bwa Nkuzuzu ni Kanjogera Kigeli Rwabugiri uwo nkubwira ni Kigeli Rwabugiri nakubwiye yuko Kigeli Ndabarasa Kigeli uriya weje ubundi ntabwo yigeze agira mu ngoma ntabwo navuga amateka ye niyategetse baramwanzuranije. Kigeli Rwabugiri rero nyine si n'ibumbogo honyine ahantu hose hagendaga hagira amazu n'abagore. Ibumbogo rero naho nyine ku bw'icyo gihe cyo musushefu nyine wayoboraga ubutaka yitwaga Kabuce wa Gakwene
yari n'umuzigaba. niwe wayoboragaho urugo rw'umwami rwari ruri rwose niwe wahayoboraga kuri Bumbogo. Bumbogo bitaga Kawuci. Bumbogo bwa Nkuzuzu niwe wahayoboraga, ariko agatura ahantu hitwa Bumbogo nanone, ariko bw'ingara z'iminyinya. Bumbogo bw'ingara z'iminyinya rero, iminyinya kera ku ngoma Rudahigwa menya ubwenge, ahanini iminyinya myinshi yatejwe n'umutware witwa Rwubusisi. Yayiteje mu karere cyo twakwita nk'akarere se cyangwa komine bya kera. Rwubusisi rwa Kigenza yari shefu w'intara, yayoboye Ubwanacyambwe ndetse yayoboye n'Uburiza, yari umutware ukomeye kuri Rudahigwa. Noneho rero iminyinya imwe kuyita ingara z'iminyinya yarayitezaga, ariko kubera ko umutungo w'icyo gihe cyane ku ngoma y'Ababiligi n'Abami, umutungo ukakaye cyane, wakura amafaranga y'ubu wari umutungo w'inka. Akavuga ati inka ntizikishwe n'izuba, ateza iminyinya nk'uko ubu bateza amashyamba y'intuzi kugira ngo inka zijye zibyagiramo. Ibyo ngibyo narabisanze ndi umwana. Mu ngara niko habaga hameze ngara z'iminyinya nyine, hari mu ngara z'iminyinya koko. Kubera iki se bavuze ni ingara z'iminyinya aho kuhita ku munyinya? Aho kuhita ku minyinya, kuki bavuze ko ari ingara z'iminyinya? Ubundi ariko umunyinya wose ingara ni amashami yawo agira n'imbuto. Imbuto z'iminyinya nizo ngara zawo z'iminyinya. Niyo mpamvu kari agasantere kabarizwa niyo mpamvu kano gasantere kabarizwa mu murenge wa Bumbogo kitwa ngara, kitwa gutyo ngara, byaturutse kuri iyo minyinya. Byaturutse ku minyinya y'ingara nyine inka zajyaga zibyagiramo. Mbere yaho nta rindi zina rya ako gace kari gafite? Ntaryo nzi, nta n'iryo papa yigeze ambwira. Bumbogo bw'ingara, noneho hakaba na Bumbogo bw'imvuzo, ariko byose bikavugerwa na Nkuzuzu. Bumbogo bwa Nkuzuzu, hakaba ku bwa Kabuci hari Bumbogo bw'ingara, ari naho yari atuye. Ari naho yari atuye hariya Bumbogo aho bita mu Ruhinga. Mu Ruhinga ibumbogo mu ngara aho z'iminyinya mu Ruhinga niho Kabuci wayoboraga Bumbogo icyo gihe yari atuye. Ariko noneho rero hanyuma ibumbogo naho hakaba icyicaro cy'inkambi y'Ababiligi, ariho hari akagari n'ubu. Icyicaro cy'inkambi y'Ababiligi cyabaga hariya ku kagari aho kagari ubu ngubu kari akagari ka Mvuzo. Iriya nzu n'ubu niyo bavuguruye bakurikiye, kuko ari inzu yari ikomeye y'amatafari ahiye y'Ababiligi, barayivugurura. Bavuga ngo yubatswe n'Ababiligi. Icyo gihe hari umuhe mwaka? Nanjye narayisanze ni nko Ababiligi mu mwaka w'igihumbi igihe ubyibuka neza, muri za 84. 84. Ni iriya nzu y'akagari ubu ngubu ka Mvuzo gakoreramo. Nanjye naravutse mvuka bwanjye, kandi nababwiye yuko navutse muri 46. Nasanze iyo nkambi iriho, nasanze amabanda, icyo bita ibanda aho bahunikaga depo y'imyaka, aho bahunikaga nasanze izo depo zihari. Ku ngoma ya Kabuci ndetse Kabuci yayoboraga icyo twakwita nk'iki nk'umurenge. Twakita nk'umurenge kuko ubwo bava ngo ni sushefu wa Bumbogo. Sushefu wa Bumbogo. Noneho habaga na shefu rero, ubwo shefu wa Bwanacyambwe yitwaga Gitefano. Gitefano. Agatwara kugeza mu zihe mbibi, nk'imbibi kwa kundi uvuga ati umurenge uhana imbibi n'uyu nguyu uko ubyibuka? Stefano yatwaraga Ubwanacyambwe bwose. Ubwanacyambwe nyine bwarimo n'umujyi wa Kigali, na za Remera hariya niho yari anatuye. Ubwanacyambwe yose yari ya Stefano. Stefano rero yaje gukurwa n'uwitwa ndamwibagiwe n'uwitwa harundi wamukuye, ariko none ejo bundi demokarasi ijya kuba wakuye Stefano ko Rwiyamirira. Shefu Rwiyamirira nawe yakuwe n'uwitwa Mungarurire Pierre. Yakuwe n'intambara yo muri 1951. Ubwo Repubulika iza, nibwo byahise bihinduka akadurubayo, noneho ubuhunzi buraza, Repubulika nuko yaje. Ubwo ngubwo ubutegetsi bw'Abami buba buvuyeho,
bo bavuyeho, ariko ababiligi bo baragumya bakorera no muri demokarasi bateranya abantu. Ni nk'iki wasangiza ku rubyiruko ubona kuri ubu ku myitwarire yabo ubona usanisha nuko namwe mwabyirutse mu myaka yanyu, ubisanisha gute nyine imyitwarire y'urubyiruko rw'uno munsi uko rubona n'imyitwarire y'urubyiruko yo muri cya gihe namwe mwabyirukaga? Urakoze cyane rwose, ndagushimye kumbajije iryo jambo, ahubwo nari nsanzwe nanjye njya ndatekerezaho. Urubyiruko rw'ubu ntabwo twifuza ko rutabaho, ariko ntaho bihuriye n'urubyiruko rwa kera. Urubyiruko rwa kera niba ari uko hari igihugu kirimo amafaranga menshi ariko kimera sinamenya, ariko urubyiruko rwa kera ntaho ruhuriye n'urw'ubu. Ubona ikibazo ari iki? Ari ikibona itandukanyiriza ari irihe? Yewe ndabikubwira rwose neza cyane. Urubyiruko rwa kera rwarubahaga, rwarumviraga. Umukuru wese ahava akagera yabaga ari umubyeyi we, yaba umubyeyi w'umugore, yaba umubyeyi w'umugabo, umwana w'umusore cyangwa se umukobwa w'inkumi yubahaga uwo mubyeyi nk'uko yubaha se na nyina. Ariko iby'ubu ngubu niba byaratewe n'amafaranga, nanjye ubwanjye uko ngana ndi umusaza byaranyobeye, emwe mpereye no kubona byaye. Gusa uretse ko nigeze gusoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya, bakavuga ngo tuhagaze mu bihe bya nyuma, mu bihe birushya, bavuga yuko hazaba ibihe bikabije ari byo duhagazemo ubu ngubu. Bazaba ari igihe cy'ibyigenge, abantu bigenga ariko nabi, kubera ko no kutumvira amategeko cyangwa ntibumvira ababyeyi bawe barakubyaye, nabwo ni ubwigenge bubi. Ubwo rero nkasanga abubu urubyiruko rw'ubu rutanye n'urwa kera nta n'icya kabiri, nta n'aho bihuriye. Ubona ntabaciye mu ryo muvuga, ubona hakorwa iki kugira ngo urwo rubyiruko rwa kera niba rwaratangaga umusaruro rw'ubu ngubu ukabona ko umusaruro utanga, cyangwa imyitwarire rwitwaramo, nibona ari iki cyakorwa kugira ngo rubona ari iki urubyiruko rw'ubu rwahindura kugira ruba urubyiruko koko rw'icyitegererezo rumurikiye igihugu? Ndabikubwira rwose, ndabikubwira. Ariko uko mbona ngewe, niba wenda byaratewe n'amafaranga menshi, kubera yuko kera amafaranga yabaga afitwe n'ababyeyi, none abana b'ubu bajya mu kazi bakabona amafaranga kurusha n'ababyeyi babo, kuko ababyeyi badafite intege. Nta nubwo wasanga yicaye hariya yinywera icupa rye ngo azajya aturiya ni mukuru. Icyo ni ikizira muri iki gihe. Kera ntabwo byabagaho rwose. Ndetse ikintangazanya numva no muri radiyo bavuga ngo iby'umuco, kandi hariho na minisiteri y'urubyiruko ariko n'umuco, ariko byaranyobeye. Urubyiruko sinzi ahantu bahera kugira ngo ruzamere nk'urwa kera, cyangwa se nibura niyo rutaba nk'urwa kera, ariko nibaruka bagafata icya kabiri cyarwo. Tanga igitekerezo cyawe nk'umuti w'uko urubyiruko rukwiye kwitwara kugira rubere koko, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu, nirwo muragwa w'ejo w'igihugu. Urubyiruko rw'iki gihe nyine urubyiruko ni narwo rwagombye kuba intangarugero kuko ari amaboko y'igihugu. Ariko icyo nenga jewe nk'umuntu mukuru rw'iki gihe, niba byaratewe n'amafaranga ibyo sinabimenya, ariko ndashaka kukwemeza neza urubyiruko rwa kera rwari rufite imyitwarire myiza. N'ubu ngubu nubwo nyine narwo ni amaboko y'igihugu nanjye ndabizi, ariko hari ikintu cy'itandukaniro nshaka kugira ngo mvugeho, ariko kandi wenda ndatanga n'inama y'ukuntu byakagombye kumera. Ni icyifuzo ndi butange, singira utegeka. Ubundi rero nakubwiye yuko urubyiruko rwa kera rwari rumeze, hari itandukaniro rihari rikomeye n'urw'ubu ngubu. Iryo tandukaniro ni irihe? Urw'ubu rwabuze iki? Uko rumeze wabyumvise, urw'ubu uko rumeze, ariko tubona byaratewe n'amafaranga, kuko ahateye ikintu bita turareshya. Umwana w'ubu ntabwo yakwimukira umuntu mukuru, ni ikintu kizira. Hakwando kundi twabyigaga mu ishuri ati umuntu mukuru ujya umuhagurukira nko mu modoka, umuntu utwite, ibintu nk'ibyo. Ibyo byabayeho natwe barabitwigishije, ariko burya uretse inyigisho z'amashuri, inyigisho ya mbere ni iy'ababyeyi. Ababyeyi ba kera n'ayo mashuri yabayeho nyuma ku bw'Ababiligi, ayo mashuri atarabaho, Abanyarwanda bari baratoje abana babo, urubyiruko rwabo umuco,
ubu rero byaratandukanye, niba barandujwe n'abazungu, niba barandujwe n'amafaranga, kuko wenda abana b'icyo gihe ntabwo bagiraga amafaranga cyane, yayigwaga n'ababyeyi, ibyo sinabimenya. ubona ari iki nyine cyakorwa nk'inama yawe watanga, cyakorwa nk'umuti watuma koko rwa rubyiruko rwiyumvamo ko ari rwo rw'ejo hazaza h'igihugu, kugira rwitwararike, rego rukore, rwinjire, rubone ubushobozi burutunga, rube koko ijisho, rube indorerwamo y'igihugu. ubona hakorwa iki nyine kugira mu mico no mu myifatire y'urubyiruko rw'ubu? Ikintu cyakorwa, urubyiruko rw'ubu ngubu rwagombye gukosora uko rumeze, rugakosora rutya. Icya mbere, dukunze kubona twega nk'abantu bakuru, tukabona urubyiruko rwambara ubusa, ntabwo rwambara ngo rwikwize. Iyo mvuze urubyiruko ni abakobwa n'abahungu, ntabwo rwambara ngo biteye isoni. Ndetse n'umukuru w'igihugu yigeze kubivugaho, ariko nawe ukuntu byagenze sinigeze mbona igisubizo cyabyo, kuko n'ubu turacyabona abantu bambara ubusa. Kandi kera mu mbyiruka cyangwa se na mbere yanjye, ntabwo waba uri umuhungu cyangwa uri umugabo ngo uzabone intege z'umukobwa cyangwa ubone intege z'umugore atari umugore wawe. Ni ikintu kizira. None urubyiruko rw'ubu rwambara ubusa ku mugaragaro, rutera ibibazo. Nubwo abenshi bakunze no kubyarira iwabo no gutwara amada atateganijwe no gutwara inda biti z'indaro, noneho bituruka kuri uko kwambara ubusa. nabwo baba babiyeretse. Niba umuntu umwiyeretse aragukurikirana, n'abasore ndetse ahubwo nubwo n'abatari shyashya urebye nabo bakurikirana bene iyo myambarire mibi. Ariko nabo muri iki gihe dusigaye tubona kumwambika umwenda wo hasi umusore w'iki gihe no gutigiye. Ubundi umuntu agomba kwambara kwikwiza, usanga ipatro yayimanuye akayigeza iyo ashaka. Noneho ntazahanwa na wa mukobwa nawe ariko ameze, ahubwo ni ukujya mu biruru. Njyewe nubwo mvuga ku rubyiruko, ariko urubyiruko rufite abaruyobora. Hari umukuru udukuriye twese nka Paul Kagame nyir'igihugu, hari minisiteri y'urubyiruko nayo n'umuco, ndetse bishobotse nayo nayibwira narwo ubwarwo kandi rukumviraho. Mbere umuco wa kera byaturukaga no ku bayobozi bo hejuru, ku mwami n'ingabo ze zimuyoborera, zikabatoza umuco, zikabigisha amateka, zikababwira ikigomba gukorwa. Ni nayo mpamvu nubwo hari ingoma y'Ababiligi bo nibo batwazaga igitugu, ariko ntabwo ubutegetsi bw'abami ntabwo bugeze buba bubi. N'ubu ngubu kandi bubeshwa bubi n'abayobozi babi. Ahubwo kuri iyi ngoma ya Kagame nziza dushima nk'abasaza, ikikwiye gukosorwa mu rubyiruko, ni mu rubyiruko. Jewe niho nenga, igikwiye gukosorwa mu muco, habaho kwambara umuntu akikwiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mu muco habaho kubaha. Ntibabikora kuko urubyiruko rw'ururangwa n'agasuzuguro, kutubaho umuntu mukuru. Ikindi cya kabiri, mu muco umuco ni byinshi cyane, ufite ibintu byinshi cyane, ariko iyo tureba dusanga bidakorwa. Kubaha abantu bakuru ndetse no kubafasha, barabafashaga nk'abantu b'inshike. Urubyiruko rukakuvomera amazi, umuntu w'inshike ndi nk'inshike, bakamvomera amazi, bakansenyera inkwi, bakubaha. Wabyumva? Ubu kera gusa wenda uretse ko hari umwanda, hari n'ubwo namubwira guti nkiziriho aryanyishe. Twari turamenya kwambara inkweto ngo tuba abasirimu. Ihwa ryamwica aragiye inka, yarihandurwaga n'umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu b'icyo gihe. Ariko ubu ngubu no kugira ngo ubwire umuntu ngo agutokore ntibyashoboka. Utokowe ntabwo yagukundira, yavuga ati ndi mu maso yawe nkandi. Haje ikintu cy'ubwibone gikabije. Bakwiye gukosora ubwibone. Urubyiruko bakwiye kwambara bakikwiza, ntibambara ubusa. Bose niko babwambara, ari abahungu n'abakobwa, bigatuma bakora n'ingeso mbi, kubera ko babiyeretse. Urumva yuko ariyo mpamvu biturukaho.
ubwo rero ikindi nabona nacyo kitari cyiza ni uko urubyiruko rw'ubu leta yari ikwiye kurworohereza rukajya ushobora no gushaka no kubaka kuko kubaka bibujijwe kuko abakobwa barimo barapfa ubusa cyane kandi bitatu bya kane abakobwa barishingira nubwo wumva ngo kandi mu Rwanda ntitwemera ubuharike ubwo buharike buraza ngo baraba benshi bakijyana abasore ntibemerewe kubashaka ahubwo batera amada gusa ahubwo kikaba ari cya kibazo gitera ikindi kibazo ni ukuvuga ubwo mu Rwanda dukeneye kugira ngo twubake neza n'ibyo koko n'amajyambere ariko abatubaka nabo babikwiye nabyo ni ikindi kibazo ibyo ndabivuga mu ruhande rw'igihugu iyo urebye ukareba neza cyane cyane muri Kigali ntabwo urubyiruko rwemerewe kubaka none se abo bakobwa niba abasaza babo batubaka ngo banabashake ubona abo bakobwa bazagumaho ari bitatu bya kane bakabura kwiyandarika icyo nasaba ngewe nka leta nk'umuntu mukuru nuko ntabwo twanga amajyambere na gato ariko nkanjye nk'icyifuzo cyanjye hagombye kubaho ibika bitatu nibura by'imyubakire urwego rwo hejuru rw'amagorofa rukubaka urukurikiyeho ruciriritse rukubaka noneho urwego rwacu natwe n'abaturage n'abana bacu b'abakobwa n'abahungu leta ya Kagame ikaba yadohora abantu bakaba bakubaka ntawe ucyubaka nyakatsi ariko bakubaka uburyo bubakwiriye kugira ngo abakobwa bashobore no kubona n'abagabo nubwo batabakwira bose ariko nibura bagerageze kubabona kuko abenshi bishingira babuze uko bagira noneho rero iyi korona yatereyeyo irenze intambara ahubwo kubera yuko abakobwa amatorero yarahagaze ntabwo bakirirwa basezerana baravuga ati ntabwo tuzakora ahubwo bya bindi leta yangaga byo gukoshora biraba buri munsi njye mpora mbibona ubona biterwa n'iyo mpamvu z'uko wenda biraterwa n'impamvu ebyiri iya mbere ni korona niyo irimo gutera ubwo bwishingire iya kabiri ni uko abasore batemerewe kubaka kugira ngo bashake b'abakobwa icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragara bakavuga ngo uwubase niyubaka itaje ntabwo amataje yakwira abanyarwanda bose ahubwo icyifuzo babaho mu mpushya eshatu ziciriritse kugira ngo abasore nabo nanjye ubwanjye ndabafite babiri bagejeje mu myaka 30 b'abasore batubaka babujije dusoza niba babuje kubaka babuza se no kujya hanze ni ikibazo gikomeye ejo nzajya kubona mbone banzaniye abuzukuru kandi ntateganije tugana ku musozo ngira ngo wadukorera mu nganzo katuvugira cya kivugo wivuga unadusezera umubyeyi wacu gusa ubutumwa natangaga nubwo uretse no kubwira n'urubyiruko na leta ubwayo ibyumve ibone ko bibabaje ahubwo ndetse tunashimishwa n'abanyamakuru yuko bajya banadusanga nabo tukabatuma kuko abadepite bo bamwe tubaheruka tubatora abanyamakuru rero nabonye ahubwo aribo badusanga kubera ko aribo batwegera cyane nabo ni intumwa za rubanda nabo badutumikira ahangaha turi rero akaba ari turi ku nkiko Jean Leonard umukambwe w'imyaka 75 akaba ari mu murenge akaba ari mu karere ka Gasabo umurenge n'uwa Bumbogo akagari na Kanyabikenke naho umudugudu n'uwa Mbogo uyu musaza rero tukaba twamusoye tuganiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko akaba tubwiye uti ntago twasoza ntabivugiye mpagaze niyo mpamvu tumutunze mikoro kugira ngo yivuge koko adusangize kuri wa muco wa kera uko abakuru bivugaga cya kivugo wavugaga habagaho gutarama nyine nitwa turi ku nkiko Jean Leonard rugango agarukira mu nagwa mudakeka 10 itagishore genye nariboneje umuhunde gugatereka mu nari murazenda kamudondoza nari ndikamiye ngomba ko imizimbuga ndinganiza n'utumutuko mano sugwa rutembwa ku muhunda uwo muhunda agira hasi atagitera imugeri mbonye urubino rwemo ku mukibanda atinda urugeni ndutaguranye nanga gutahira nyine naragambire n'inkutanyi cyane nari tetanye ruhamenye rw'abanyamutuku ushitse ku 10 kamasi garufanja guhebya basarasi bamubaje ihungura amatwi umutegeka wabatimbira neza ni habi
ati twaturukiwe n'ingabo z'umutwe zari nk'umusore yahoranye umwaga ashaka kugera imbere y'ingabo yaje ku isibo y'ingangurarugo niwe watwitse ingero z'imuhima inkingo na runyana ryahi irya mihananya mu nuko yahavuye imurambi wa nkiromazwa n'inkakinika abantu gusa kivugiza kinegera baramutse bavuga bati wabishe n'ucankamba ntwantwara amaboko nkimariza n'amaguru atahose nakwigira ko byabura ati ntabwo ati ntahatutse umusore twari imbabungo nta mukira cyane yakurera ruvusha arakunyagiza iminega bakiri muri izo mpaka abona ingabo y'Ikigali natanya rugema mubiri nuwonda muhingana maze kumuonesha mukuru bigungira n'ibirindiro inyamibwa ndangamira nk'inyambo ngira n'imyambi y'imbere imbaraga yanjye nanisiwe